Ndabasuje mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Uyu ni umunsi w'ijana na makumyabiri n'umunane dusoma Bibiliya, tugeze mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, mu gice cya 12 turasoreza mu gice cya 15. Mu gice cya 12 haranditswe ngo, umwami wa Egiputa atera i Buyuda asahura urusengero. Hanyuma Rehobowamu amaze gukomeza ubwami bwe, areka amategeko y'Uwiteka hamwe n'Abisirayeli bose. Nuko mu mwaka wa gatatu ku ngoma ya Rehobowamu, Shishaki umwami wa Egiputa atera i Yerusalemu kuko bacumuye ku Uwiteka. Yari afite amagare 1,200 n'abari ku mafarashi inzovu 6, n'abantu batabarika bavanye nawe muri Egiputa, Abarubimu n'Abasukimu n'Abanyetiyopiya. Atsinda imidugudu y'Abayuda igoswe n'inkike, arongera atera i Yerusalemu. Nuko umuhanuzi Shemaya asanga Rehobowamu n'abari b'Abayuda bari bateraniye i Yerusalemu bahunze Shishaki, arababwira ati, uko niko Uwiteka avuga, mwarantaye, nicyo gitumye mbahana mu maboko ya Shishaki. Maze abatware ba Isirayeli n'umwami bicisha bugufi, baravuga bati, Uwiteka arakiranuka koko. Uwiteka abonye ko bicishije bugufi, ijambo rye riza kuri Shemaya riti, bicishije bugufi sinzabarimbura, ahubwo nzabakiza, ariko si rwose. N'uburakari bwanjye ntibuzasandara kuri Yerusalemu buzanwe n'ukuboko kwa Shishaki. Ariko rero bazaba abagube kugira ngo bamenye ubuhake bwanjye n'ubuhake bw'abami b'ibindi bihugu. Nuko Shishaki umwami wa Egiputa atera i Yerusalemu, anyaga ubutunzi bwo mu nzu y'Uwiteka n'ubwo mu nzu y'umwami, arabijyana byose. Ajyana n'ingabo z'izahabu Salomo yacurishije. Umwami Rehobowamu aherako acurisha ingabo z'imiringa ngo zisubire mu byimbo byazo, azibitsa abatware b'abarinzi barindaga urugi rw'inzu y'umwami. Ngo kandi iyo umwami yinjiraga mu nzu y'Uwiteka, abarinzi bamushagaraga barazijyanaga, maze yasohoka bakazisubiza mu nzu y'ububiko, mu nzu y'abarinzi. Nuko yicishije bugufi, uburakari bw'Uwiteka bumuvaho, bituma atamurimbura rwose. Ngo kandi n'i Buyuda hari hakirimo ibyiza. Nuko umwami Rehobowamu yikomereza i Yerusalemu, arahategeka. Ngo kandi yagiye ku ngoma amaze imyaka 41, amara imyaka 17 i Yerusalemu ari ku ngoma. Umurwa Uwiteka yatoranije mu midugudu yo mu miryango ya Isirayeli yose, ngo awushyiremo izina rye. Ngo kandi nyina yitwaga Nama w'Umwamonikazi. Ariko yarakiranirwaga kuko ataga umwete wo gushaka Uwiteka. Nuko imirimo ya Rehobowamu, iyabanje n'iyaherutse, mbese ntiyanditswe mu by'umuhanuzi Shemaya no mu bya Ido bamenya, mu buryo bw'ibitabo byandikwagamo amazina y'abavuka. Ngo kandi ibihe byose hajyaga habaho intambara hagati ya Rehobowamu na Yerobowamu. Nuko Rehobowamu aratanga, asanga ba sekuruza, ahambwa mu mudugudu wa Dawidi, maze umuhungu we Abiya yima ingoma ye. Abayuda banesha Abisirayeli. Mu mwaka wa 18 ku ngoma ya Yerobowamu, Abiya yatangiye gutegeka i Buyuda. Amara imyaka 3 i Yerusalemu ari ku ngoma. Ngo kandi nyina yitwaga Mikaya, umukobwa wa Uriyeli w'i Gebeya. Nuko habaho intambara hagati ya Abiya na Yerobowamu. Abiya atabarana n'ingabo z'intwari, abagabo batoranije 4,000. Yerobowamu nawe ateza urugamba, ahangana nawe afite abagabo batoranijwe bakomeye b'intwari 8,000. Abiya ahagarara ku musozi Semarayimu wo mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu, aravuga ati, nimunyumve, yemwe Yerobowamu namwe Isirayeli mwese, ntimwari mukwiriye kumenya yuko Uwiteka Imana ya Isirayeli yahaye Dawidi ubwami bwa Isirayeli iteka ryose, ubwe n'abahungu be akabibasezeranisha umunyu? Ariko Yerobowamu mwene Nebati umugaragu wa Salomo mwene Dawidi arahaguruka agomera shebuja. Aho ari hateranira abagabo b'inguguzi b'urugomo, bashaka amaboko yo kugomera Rehobowamu mwene Salomo. Ubwo Rehobowamu yari akiri muto, afite umutima woroshye, atabasha kubabuza.
None mwibwira ko muzanesha ubwami bw'Uwiteka buri mu maboko ya bene Dawidi, kandi muri igitero kinini cyane? Mufite n'inyana z'izahabu Yerobowamu yabaremeye ngo zibe imana zanyu? Mbese ntimwirukanye abatambyi b'Uwiteka Aroni n'Abalewi, mukishakira abatambyi nk'uko abantu bo mu bindi bihugu bagenza? Maze umuntu uje kwigira umutambyi wese akazana ikimasa n'amapfizi y'intama 7, uwo akaba umutambyi w'ibitari imana. Ariko twebweho Uwiteka niwe Mana yacu, mutaye kandi dufite abatambyi bene Aroni bakorera Uwiteka imirimo yabo, n'Abalewi nabo bamukorera iyabo mirimo. Bajya bokereza Uwiteka ibitambo byokejwe, bakamwosereza imibavu ihumura neza mu gitondo na nimugoroba. Bagashyiraho urugerero rw'imitsima yo kumurikwa ku meza aboneye. Hariho n'igitereko cy'izahabu cy'amatabaza, n'amatabaza yacyo yaka uko bwije. Kuko twebweho twitondera amategeko y'Uwiteka Imana yacu, ariko mwebwe mwarayitaye. Ngo kandi dore, Imana hamwe natwe itugiye imbere, n'abatambyi bayo bagenda bavuza amakondera ahururiza kugira ngo turwane namwe. Yemwe Abisirayeli, ntimukarwanye Uwiteka Imana ya ba sekuruza banyu, kuko nta mugisha muzabona. Ariko Yerobowamu acisha ruhima abajya kubacira igico, bituma bamwe baba imbere y'Abayuda, ababaciriye igico babari inyuma yabo. Abayuda bakebutse babona urugamba rubari imbere n'inyuma, baherako batakambira Uwiteka. Abatambyi bavuza amakondera. Nuko z'Abayuda zirangurura amajwi, maze zimaze kurangurura amajwi, Imana itsinda Yerobowamu n'Abisirayeli imbere ya Abiya n'Abayuda. Abisirayeli baherako bahunga Abayuda, Imana irababagabiza. Abiya n'ingabo ze barabica cyane, nuko Abisirayeli hapfamo abagabo batoranyijwe 5,000. Uko niko Abisirayeli bacishijwe bugufi muri icyo gihe. Abayuda baratsinda kuko biringiye Uwiteka Imana ya ba sekuruza. Hanyuma Abiya akurikira Yerobowamu, amunyaga imidugudu, i Beteli n'ibirorero byaho, n'i Yeshana n'ibirorero byaho, na Efuroni n'ibirorero byaho. Ngo kandi Yerobowamu ntiyongera kugira imbaraga ku ngoma ya Abiya. Bukeye Uwiteka amuteza indwara aratanga. Ariko Abiya arushaho gukomera, arongora abagore 12, abyara abana b'abahungu 22 n'abakobwa 16. Indi mirimo ya Abiya n'ingeso ze n'ibyo yavuze byanditswe mu bisobanuro by'umuhanuzi Ido. Nuko Abiya aratanga, asanga ba sekuruza bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi, maze umuhungu we Asa yimiye ku ngoma ye. Igihugu kimara imyaka 10 gifite ihumure. Asa aterwa n'Abanyetiyopiya, atakambira Uwiteka aramukiza. Asa akora ibyiza bishimwe n'Uwiteka Imana ye, kuko yakuyeho ibicaniro by'ibinyamahanga, agasenya inkingi z'amabuye bubatse, agatema kandi agatsinda ibishushanyo bya Ashera bibajwe. Maze ategeka Abayuda gushaka Uwiteka Imana ya ba sekuruza no kwitondera amategeko yayo n'ibyo yategetse. Ngo kandi akora mu midugudu y'i Buyuda yose ingoro n'ibishushanyo, ubwami buturiza imbere ye. Ngo kandi yubaka i Buyuda imidugudu igoswe n'inkike, kuko igihugu cyari gituje, kandi muri iyo myaka nta ntambara yarwanye, kuko Uwiteka yari yamuhaye ihumure. Yari yarabwiye Abayuda ati, nimuze twubake iyi midugudu, tuyigoteshe inkike z'amabuye n'iminara, dushyireho n'inzugi z'amarembo zikomezwa n'ibihindizo. Igihugu kiracyaturiho, kuko dushatse Uwiteka Imana yacu, turayishatse nayo iduhaye ihumure impande zose. Nuko bubaka bafite amahoro. Ngo kandi Asa yari afite abarwanyi batwara ingabo n'amacumu, Abayuda 5,000, n'Ababenyamini batwara ingabo n'abafite imiheto 2,000 n'inzovu 8. Abo bose bari abagabo b'intwari zifite imbaraga.
Zera w'umunyetiyopiya arabatera, afite ingabo agahumbagiza n'amagare 300 aza i Maresha. Nuko Asa ajya kumusanganira, bateza ingamba mu kibaya cya Zefata i Maresha. Maze Asa akambira Uwiteka Imana ye ati, Uwiteka, nta mutabazi utari wowe, uvuna abanyantege nke ku bakomeye, udutabare Uwiteka Mana yacu, kuko ari wowe twiringira. Ngo kandi duteye iki gitero mu izina ryawe. Uwiteka ni wowe Mana yacu, ntiwemere aneshwa n'umuntu. Nuko Uwiteka atsinda Abanyetiyopiya imbere ya Asa n'Abayuda. Abanyetiyopiya baherako barahunga. Maze Asa n'abari kumwe nawe barabakurikirana babageza i Gerari. Mu Banyetiyopiya hapfamo benshi cyane bitabasha kwiyungana, kuko barimbuwe imbere y'Uwiteka n'ingabo ze. Abayuda banyaga iminyago myinshi. Hanyuma batsinda imidugudu ihereranye n'i Gerari yose, kuko Uwiteka yateye abaha ubwoba. Barayinyaga yose, hariho iminyago myinshi. Ngo kandi batema ihema acyurwamo amatungo, banyaga intama nyinshi n'ingamiya, basubira i Yerusalemu. Asa abuza kuramya ibishushanyo, asezerana isezerano n'Uwiteka. Umwuka w'Imana aza kuri Azariya mwene Obedi, ajya gusanganira Asa amubwira ati, nimunyumvire. Asa namwe Bayuda n'Ababenyamini mwese, Uwiteka ari kumwe namwe. Niba muri kumwe nawe, nimumushake muzamubona, ariko nimumuta nawe azabata. Ngo kandi hariho ubwo Abisirayeli bamaze igihe kirekire badafite Imana nyakuri, cyangwa umutambyi wigisha, badafite n'amategeko. Ariko ibyago bibagezeho, bahindukirira Uwiteka Imana ya Isirayeli, barayishaka barayibona. Ngo kandi muri icyo gihe abasohokaga n'abinjiraga nta bari bafite, ahubwo abaturage bo muri ibyo bihugu bose bagiraga imidugudu myinshi, bakavunagurana, ubwoko bukarwanya ubundi, n'umudugudu ukarwanya undi, kuko Imana yabihebeshaga ibateza ibyago byose. Ariko mwebwe mukomere, amaboko yanyu ye gutentebuka, kuko imirimo yanyu izagororerwa. Nuko Asa yumvise ayo magambo, yumva n'ay'umuhanuzi Obedi yahanuye, arakomera. Akura ibizira mu gihugu cyose cy'Ubuyuda n'Ububenyamini, no mu midugudu yahinduye igihugu cy'imisozi ya Efurayimu. Asubiriza icyotero cy'Uwiteka cyari imbere y'ibaraza ry'Uwiteka. Bukeye ateranya Abayuda n'Ababenyamini bose n'abaturanaga nabo, baturutse mu gihugu cya Efurayimu, no mu cya Manase, no mu cya Simeyi, kuko benshi bamukeje baturukaga mu Bwisirayeli, babonye yuko Uwiteka Imana ye iri kumwe nawe. Nuko bateranira i Yerusalemu mu kwezi kwa 3 ko mu mwaka wa 15 ku ngoma ya Asa. Ngo kuri uwo munsi batambira inka 700 n'intama 7,000, babikuye mu minyago bazanye. Maze basezerana isezerano ryo gushakisha Uwiteka Imana ya basekuruza imitima yabo yose n'ubugingo bwabo bwose. Ngo kandi yuko utemeye gushaka Uwiteka Imana ya Isirayeli azica, ari uworoheje n'ukomeye, umugabo cyangwa umugore. Nuko barahiza ijwi rirenga, bararangurura, bavuza amakondera n'amahembe. Abayuda bose bishimira iyo ndahiro, kuko bari barahiye n'imitima yabo yose, bagashakana Uwiteka umwete wabo wose, bakamubona. Maze Uwiteka abaha ihumure impande zose. Ngo kandi Maka nyina w'umwami Asa, umwami amwirukana mu bagabekazi, kuko yari aremesheje igishushanyo cy'ikizira cya Ashera. Asa amutemera igishushanyo, aragihondagura, agitwikira akagezi ka Kidironi. Ariko ingoro ntizakurwaho mu Bwisirayeli. Icyakora umutima wa Asa wari utunganye iminsi ye yose. Acyura ibintu se yejeje mu nzu y'Imana, n'ibyo yejeje ubwe by'ifeza n'izahabu n'ibindi bintu.
ngo kandi nta ntambara yongeye kubaho kugeza mu mwaka wa 35 akiri ku ngoma. Aha niho dusoreje uyu munsi. Uwiteka abagirire neza, tuzasubire ku munsi w'ejo.